uvuga I gutya I 1 2 3 Q hajyemo siri I 1 2 4 Q nuko none na brotse ongera I 1 2 4 Q ongera I 1 2 4 I want to kadukora ikiganiro ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya In and Out TV. Amazina mumaze kuyamenyera yacu ni Baby Nessa ndetse na Sakari Niyigena Asmani. Reka tubahe ikaze mwese mukomeza kudukurikirana udasiba siko bavuga ubudahwema ubudahwema ubwo nibyo bwaye izindimi mwese turabasuje mwese turabasuje haba bari mu Rwanda igota amasimbi namwe mwese turabasuje ndumva ari ibyo ubwo sibyo we ngiye komeze neza abantu ubwo nimwe ntago meze neza utameze neza byihanganire we asene sa amasimbi urayazi amasimbi urayazi amasimbi isimbi Sergio urarizi isimbi TV ndayizi amasinde so urayazi kwiraza amasinde ariko ina amasinde njya numva bimwe byo guhinga ari ukuntu njya mbyumva bavugamo amasinde nyine abameze ute dusobanura amasinde wenda imagine ko ndi umunyamahanga ndi harya wa mukobwa ava mu cye gihugu mvuye muri Chad ngako mananje imagine ko mvuye muri Chad none kireketse abanyarwanda bamukurikira ntago bazi gusoma izina rye yitwa Katushe niba ari Katushe sibyo sitwa Katushe nta muntu uzi izina rye nta muntu Katushe igo ntago ariko barisoma nibyo ni Katushe niko Katushe se cyaso kagusubize kanzo Katushe se ko ari telefone bakoresha urumva Katushe niba ari Katushe arya zofara mubwiye ngo amukaritase ngo karitase ngo kwa mumushe gufasha gaturika ariko se amasinde ngira ngo aza mbere y'intuza nyine abameze ate bayakora gute akorwa gute ntago okay ngaho dupangira umurima kugeza weze dupangira umurima kugeza weze imbere y'intabire namasinde oya wowe panga umurima uvuga ngo umurima utangira ari ikigunda bagakora iki hagakurikira w'icyakurikira gerageza ariko oya mbabarira gerageza urabanza nyine byaravuyemo mwarakuye byararangiye oya utangirana n'umurima w'ikigunda nka kiriya gishanga bakigwaye ngo ugihinge utera amasinde ukayatera nziko babivuga ni ukuyatera ni ukuyatera utera amasinde none wibaze ukuntu nkotoza abantu nanjye bagiye kunkotoza oya ni ukuyatera mani ni ukuyatera nanjye ni uko nyuma mbwira abantu kandi mbizi ko babyishe oya ntago ari byo ntago nge ngukotoje abo umuhungu mwiza nkanjye buriya abahungu babiri baba batarabizi ni ugutera amasinde banyubaza ni ugutera amasinde ukayatera wamara kuyatera urumva ugagira intabire oya bisobanura ugatera intabire warangiza ukabona gutera imbuto wamara gutera imbuto uri kubireba muri telefone oya ntago ndi kubireba muri telefone wamara gutera imbuto izo telefone yawe munganya ubwenge wamara gutera imbuto oya ntago usura ari byo ndimo weho ni ibintu ngiye gukora ntaza gusebera ahangaha oya ariko ubwira warangiza wamara gutera imbuto ukagira utera wamara gutera imbuto nyine ugategereza ukazabagara wazabagara ugategereza ko bizera
Bravo. Nesa batereye amasinde abatereye. Mami. Bite. Nesa. Mbwira umurima ukuntu ukurikirana biriya by'umurima bavuga gutera amasinde. Umurima bafata umbere na mbere bararima amasinde nuko kwanza barabanza agakurikiraho kurima uziko banshutse nkavuga ngo ni ugutera amasinde. Oya kuba kumana ndio yana gutera amasinde babushutse. Barabanza ngo bakagira gute? Wowe twaka tukigira ngo nukubanjura. Kubanjura. Cyangwa se warangiza ukarima. Ukarima amasinde ariko siko kubanjura ni Kinyarwanda ko mbizi ariko umuntu uzara iki Iganda ko twabita ngo nukubanjura. Ubwo barambwira Ikinyarwanda cyabyo. Ubwo urabanjura. Warangiza ubwo n'amasinde. Warangiza bakayacoca. Bamara kuyacoca. Bagakuramo imbagara. Bakagenda niba gutera ibishyimbo bagatangira bagatwika imbagara, bamara gutwika imbagara bagatangira gutera ibishyimbo. Hakazakurikiraho kubagara, hari ibindi se? Nibyo urakoze sawa ndi mu kiganiro. Ariko nago nase kuncuka nkavuga ibintu bibi bibamariye iki? Oya nambye babana bawe barataza. Reka ngupangire umurima mu Kinyarwanda. Ubundi urabanza niba ari ikigunda. Sorry. Niba ari ahantu hari ikigunda urabanza ukahaharurira nyine ibyo bivuga kubanjura. Ukahaharurira nyine kujya ukuremo iki cya kigunda. Wamara gukuramo cya kigunda abo bantu bareka n'ubundi turi kuvuga ibintu by'ubuhinzi. Wamara gukuramo cya kigunda ukarima amasinde. Wamara kurima amasinde iyo ari ahantu hari urwiri rwinshi mubanza kuyakunkumura, ariko iyo ari ahantu hera neza nyine nko mu mirimo y'amajyepfo muhita mutangira kuyatabira, icyo bita gutabira. Mwamara gutabira mugateramo imigozi ubwo ngubwo mugahungira amayogi. Iyo uri gutabira ukora icyo bita amayogi. Amayogi irayazi. Mugahita muhungira mugahungira imigozi mukayitera nyine babyita kuyihungira mugashyiramo n'imyumbati. Noneho iyo uje gusarura bya bijumba uharurira imyumbati. Urimo urabyumva? Ndi kubyumva. Uharurira ya myumbati yari irimo. Noneho wamara guharurira ya myumbati, imyumbati igira igihe ngira ngo nuguhera ku mezi 9. Batubwiye niba atari kutubeshya nawe. Oya ibijumba byerera amezi hagati ya 3 8. Cyetse twa niba twarabiryaga biteze ndakubera inzara. Ariko ibijumba ni hagati ya 3 8. Inoza na imyumbati ni ubundi imyumbati ya kera y'ubugari yeze neza fresh yamaraga umwaka mu murima. Umwaka wose iri mu murima. Turasobanukiwe nubwo bamvugishije. Ariko hakaba inabire bitaga inabire nindi. Inabire nindi ukuntu ibimeze. Ni inabire nyine imeze ubusenda nk'umukobwa utiyuba. Umukobwa ubonana n'umumetisi kubera bishego nibyo bikorora kubyumva. Ubundi nakabaye nkubwira ngo nkakaritse ituye nabi ibamwe amazu y'ubwoko bwose ariko akubwire mu bishego. Umukobwa uzwi n'umumetisi, uzwi n'umuzungu, uzwi n'umunyesudani, uzwi byose. Umbonye mu nimbire igishego. Ubuse nkubwire ngo inzungu biki ntago wabisobanukirwa. Niko inabire nindi bimeze. Ni ya nabire usanga harimo amashaza, harimo ibishyimbo ku muhindo, harimo ibiki byose. Umuhindo se ubundi urabuze. Umuhindo. Ariko si urya ngo neza abantu. Ngo mbwira ibihe bikuru tugira mu Rwanda. Ibihe ukurikije indagurika ry'ikirere. Hari igihe cy'itumba,
oya bigira amazina itumba iki hakaba impeshyi na impeshyi sama hakaba umuhindo uvuze ntabwo abe ngo umuhindo akaba hasigaye kimwe nicyo ntari kwibuka nicyo vuga icyo ikihe icyo kikurimo kirimo kiraza ndabizi ibyo iboro njya mbikorera abantu mwana ibyo bintu ndabizi ugashiduka uvuze utu ibintu bitaba oya vuga icya kane ni bine yawe emotional biranze ni ukuri hari impeshyi umuhindo itumba urugaryi asubira yabikubwiriye urugaryi no ugiye kumbwira ahantu bitandukanira oya kandi oya nawe uri bumbaze nasibyo nabikoza gute nanjye nabyo urashaka ibindi umbaza oya na ibintu urashaka ibindi ntushaka kumbaze ijezire yo yambara ukwisa ndabizi ubururu n'umweru Kiyovu yambara isa gute Kiyovu iburyo umweru ibumoso icyatsi roshye umufana wa Kiyovu Mukura yambara gute Mukura oya banza ariko nsubize banza umbwire nge ibyanjye banza umbwire impeshyi ni mu gihe cy'izuba izuba si byose muri uku kwa karindwi terebye muri uku kwa karindwi nibyo byanyabyo mari ikibazo impeshyi itumba ni mu gihe cy'imvura urugaryi ni nko muri bijyabe byo mu kwa 12 terebye ushaka kubyemeye gutyo ntabwo ari ibyo ari terebye wenda akanago kukizera terebye noneho umuhindo se bura ni nko mu yahe mezera nese imvura igiye kugwa ibanza habanza kuba iki imvura igiye kugwa isakana nabwira abanyarwanda ibintu ntazi imvura igiye kugwa nyine kuno tubona imvura ukavuga ngo imvura uyu munsi iragwa haba habaye iki kubera iki tubivuga imvura itaragera ku butaka haba igihu nyine kibe babyita ngo iki nyine oya wapi tumba oya buretse mani ibimba mbizi ariko nari kubyibuka imvura igiye kugwa si igihu se haba hari igihu nyine igihu n'ubu kirahari nose buretse mani ndabizi ahubwo ntabwo mba ndi kubyibuka mani nose byagenze bite imvura igiye kugwa imvura igiye kugwa iyi mvura igiye kugwa imbaraga z'igihugu disi nose imvura igiye kugwa haba iki Rwanda rw'ejo mbwira ariko imvura igiye kugwa haba iki nyine kuno ureba hanze ukavuga ngo imvura igiye kugwa nibyo twita ngo iki mana yanjye ujya gushaka kunshuka nawe ibyo twita meteo Rwanda ngende meteo uretse hari igihu nyine haba hari igihu nase bavuze ngo imvura irakubye ibyo ndabizi mane sure nase bavuze ngo imvura irahinda ibyo ni imvura irahinda nyine nicyo gihe cy'umuhindo igihe imvura iba yenda kugwa nibyo yego oya mane nawe rero ntabwo ari gusobanura mane nose reka ntabwo nose ibintu oya wowe nagira ngo ukopeze ku muhindo ni cyagiye nyine imvura iba yegereje kugwa tuba twegereje ibihe nyine by'imvura erega ibihe byarahindaguritse ntabwo ibyo wabigenderaho ubu ibihe bihinduka mu mufuka wawe ariko ibihe by'uwiteka bihora ariko none se ubu ureba izuba rihari turi mu kwa kangahe none se ko n'inkuba zivuga bavuga ko ziri gukora iki inkuba iyo ziri kuvuga ko no ziba zibomborekana ibyo n'umuntu mukuru ari wabibaza akabiyoberwa kuvuga ngo inkuba ziri gukubita byakunanira kandi hari ubundi busobanuro buhari nibwo ushaka erega wowe nibyo nabipanze wabipanze sitwirirwanye oya yaje yapangiye ibibazo nanjye nzaza namupangiye ibibazo umwana w'ingurube yitwa ngo iki umwana w'ingurube umwana ni ikibwana cy'ingurube nyine uw'inka
inyana cyangwa ikimasa iby'inka byo bimbaze uw'intare ntabwo mbyibuka ariko iby'inka byo bimbaze umwana w'intama yitwa ngo iki mu cyongereza kandi bitanu nabyanditse we kandi nakoze noza yabyo amana umwana washaka yitwa ngo iki ikiganiro gihindutse kumbaza umwana washaka yitwa ngo iki bishaka akusema mwabaye mute niba ntare bishaka mwabaye mute Yesu nabisibye mana we nabisibye iby'inka ngereka nkubwira ikibazo nkubaza n'ugitsinda ikindi kiganiro tuzakora nzajya nkubaza hariho n'amafaranga uzakizane hari uzambaze rero ayo mafaranga 3 y'amafi oya no umukopezi amoko 3 y'amafi amafi hari Thompson aho mu kinyarwanda mu kinyarwanda rero wazishobora de mbwirabire nyine mbwirabire nose mu kinyarwanda zivuga gute nose Thompson byaje gutyo nose Thompson wahita gute mu kinyarwanda mbwira rimwe nyine kandi nakubwiye Thompson nyine mbwira rimwe mu kinyarwanda oya wimukopeza bwa ufyarya buto bwo mu mazi babwita ngo iki imisundo bijya kunshuka murezi we wambwiye mana imihini we bite wambwiye inshonzi oese ntanubwo uzi n'indagara akose wamugani we n'indagara nari nazi yo wewe injanga yewe ubu bwoko bumwe bw'ifi nabuze kandi nakubwiye Thompson mu kinyarwanda nyine mu kinyarwanda byananiye ariko ubundi butarindagara isambaza ubundi byarangiye samaki iyo si mu kinyarwanda nose aho ni mu kinyarwanda isamaki nyine si samaki ni ikinyarwanda nyine wowe uri kwimbaza ariko ni ikinyarwanda cyatiye rero uri kubimbaza mu kinyarwanda nawe uri kubimbaza ntazuzi mu kinyarwanda oya ndazizi nose uri ndagara ni ikinyarwanda niba ari mugondo nge nari nzizi kera gaho ari kumbaza nawe ikibazo nose kuri kubimbaza impamvu nagarukiye kuri ebyiri wowe nimwe yakunaniye nge nziconze nzi n'indagara nzi ni inconze nizaze niziba mu mandi mu bwa mundi buto ziriya zitagiramo ziba zifite umubiri nk'uw'inzoka inzoka wayikozeho wari washima ku nzoka ngo wari washima ku nzoka mbwira amoko ane y'imodoka ntawe wijya ikiganiro cyose kigiye kuba sibazo wapi kandi wayiriza umunsi abaza abantu mpaka hari vewiti hari ravafo wijya ibibazo zarazizi disi wijya kuzana ibibazo ikiganiro cyose uziko kigiye kubinuza imbarabasi mbwira amoko abiri ya sharijeri ari kusema hari LG hari Phantom sibaho nose nene na Phantom ibaho hari LG naze ngamoko abiri ya sharijeri ya sharijeri LG si sharijeri yo nayemeye nose Phantom nagari noza sharijeri ni telefone yo muri Tekino uya Phantom nagari charge ya Phantom subizi ibahora LG nose ni hari charge za LG amazina yazo gute se ngambwira bumwe mwizina nyine ngiye numvaga ko ziracajya baba bazita ngo LG Phantom na simbwire weho ese nibyo wavugaga ntago nari ibyo ayo nama mari kuburi ku Phantom ni telefone muri Tekino ntago ibyo nari nabimenye man niba ari ibyo byose man uziko ikiganiro cyose iki cya ubu urabona abantu bakeneye kumenya ibyo ngibyo nesa ngo wawe uburenganzira mbaza ikintu ushaka mbaza ikintu ushaka ntago wapi ngira amazina abiri ya perezida w'u Burundi kuko Evariste ndayishima ngira amazina yose ya Kisekedi nzi Kisekedi gusa nawe reka nkubaze ngira ikindi gihugu kivuga iki Espanyol muri Afrika ni Espagne le Sud ngira
mbwira ibihugu basi mbwira igihugu kimwe kivuga igiportugal muri Afrika. Ni Ghana na Algeria. Iki hera Mozambique basi yori ni Chad. Reka ntabwo twateguye kubazanya, tuzajya tubazanya niba ari ibyuzanye Isaka sha uretse. Ese Isaka minisitiri w'ine uriho ni yitwa nde? Ariko ikibazo ntabwo aba ari icyacu, bahora babahindaguranya bajye batufasha. None umuminisitiri aba ari we munsi ejo bundi kuva ngo yafunzwe, ushobora kuvuga ngo uri muri gereza. Ntabwo bahora babahindaguranya, ntabwo ikibazo ari icyanjye, ntabwo ari icyanjye rwose. Ubu se konzi perezida konzi mudugudu wa umuntu uratabateguye ibibazo nta kibazo na kimwe nari nateguye. Nyine ubazi ikibazo ubizi nawe ko ufite igisubizo cyane. Ntabwo ngaho se wowe uriho nini inde ngirene none ko muzi ubwo Edouard ngirene none sosi nari muzi ariko barabahinduranya we hose yarari mu burezi barabahinduranya. Ngaho mbwiye umuvugizi w'umujyi wa Kigali. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali wonzi ni ashaka kuba yongera Emma Claudine. Ntabwo muyoberwa rwose we. Ngaho mbwira meya wa Nyarugenge. Meya wa Nyarugenge. Shawe yanawenzi namubeshye. Ngambwira mudugudu wa mudugudu bira mutekano wanjye nawenzi. Tujye kuri topic mwana. Cyaze dufungu uzwi abo akantu tujye tukazana buri wese abaza umuntu sha ndakurahiye. Nakubaza ibintu bikomeye. Nanjye nzanya nkubaza. Ngaho mbwira ikintu kidasanzwe kizaba ku cyumweru ku itariki kubera ikiganiro kizatinda kamubwira itariki. Ku itariki 9 hazaba match ya na APR. Ni show ya nzinzi. Hazaba match ya na APR. Mbwira abakinnyi babiri bo muri Rayon. Abakinnyi babiri bo muri Rayon. Kevin Muhire Sport yurayinda. Nose reka nkubaza ikibazo. Utaza kwisebya nuko. Reka nkubaza ikibazo. Mu Rwanda sitiri miliyoni 12. Oya utansebya mu bantu wapi ibyo tubyihore tujye kuri topics. Okay reka nkubaze. N'icyanyuma. Oya utukibaza abantu aribo bazagisubiza muri oya kibaza abantu kugira ngo tuzamenye ko banadukurikiye bazagisubiza. Hari gihe bakireba bari mu modoka. Oya nta kibazo bazadusubiza abantu nibo bazagisubiza. Oya reka ngubaze ikibazo kimwe. Oya abantu nibo bazagisubiza. Wenda reka ngubaze kimwe mbaza 8. Oya wapi. Topic y'uyu munsi reba. Reka amagambo nsomera. Isaka na amagambo kanya kohereza kuri WhatsApp ufite arya nose abakinnyi kutakomeje kubambaza ngo bakubwire bo muri Rayon. Ngaho mbwira abakinnyi bakina muri APR. Ko Yesu Kristo mbwire ufana Rayon cyangwa na APR. Mbwire bangaye bo muri APR. Ufana Rayon cyangwa na APR. Mfana polisi. Mfana Rugendo. Ariko na motari niza mu cyiciro cya mbere tuzayifana ariko ngiye mfana polisi. Ngiye mfana AS Musenda bigukorera gute? AS Muhanga yanyu. Kambikohereze kuri WhatsApp. Sibyo? Amagambo uri bunsomera yasoma mu Cyongereza. Oya. Kibebi nawe umuntu witwa Kibebi ubundi w'umuhungu uziko bazajya ngo umuntu aramutereta. Ni wuhisuza. Kanyaguhe urayasoma mu Cyongereza. Yanditse mu kihe kirimi se? Sharoroshye kandi. Nyine yanditse mu kihe kirimi? Ni imibare n'amagambo asanzwe. Ntabyo nsoma. Nanjye kuyaroze. Ese wazanye aho ngaho wazanye iyo telefone nkabireba. Oya telefone yagita kunani umuntu nari ngiye kubyoherereza ni usekeje. Wa musheri we. Man ibi turi kurambira abantu. Oya bazabikata. Kagwereke. Kanguha amagambo usome. Urayasoma mu Cyongereza. Ese wazanye nkayisomera aho ngaho. Eduse tubwe kutafite baye ko. Ni kibazo na. Yaje. Urabisoma wihuta. Niba ari A uvuge A. Error 123Q. Yewe. Ntabwo uzi gutandukana error na I. Oya no si ni ni I ndende. Nari nagize ni error ngufi.
Yego yanditse rero ngufi sibaho yego hari rayo mu cyapa rayo uvuga I 1 2 3 Q hagiyemo siri I 1 2 4 Q nuko none nabrotse ongera I 1 2 4 Q ongera I 1 2 4 I 1 2 4 kadukora ikiganiro kadukore kare yarangiritse no kwima oya nge nagwaye amagambo nguyaso narangiritse gute ndumiwe ibaze ko nari gukomeza ngasubiramo nihagazeho ongera usome rimwe I 1 2 4 Q oya bisome wihuta kuri aba bisomaga neza biryoshye Scheiße kabara no kuntu yasubirishaga akaka ushaka umaya kantu ngiye kujya mbaza abantu ya mihanda none igabukora oya ndabonaga wazengereje abantu babandi ndavuye umunsi baye ndi bahorere kabisa ndi bubahore ariko mana yanjye tujye ku kuntu mwarakaye ngo umuntu azajya yimana indezo mukaza gufata inkweto nose mujya kuryamana n'abantu muzi ko mutazarera muzi ko ingaruka mutazaziga abahungu ese ko wowe tuzana ingingo ngo tugire abantu inama ariko wamujura ugahita ubinkiraho ugahita ubinkira njye hari ikosa rimwe nashobora gukora sinakwihakaninda niyo naba nayiteye mu hari ukwiyemera nta kintu bimaze ukayemera nturere umwana ese ubundi tujya dushyira mu gaciro umuntu azabaho ikintu adafite ariko se tujye tuvugisha ukuri ubu ku buryo ubura n'amata y'umwana wowe se uba wayabonye njye mba nayabonye kugira ajye kubona y'umwana ariko iyo nose ariko uziko none se ujya kuryamana n'umuntu utazi ko hari ibizavamo nyine utikingiye agakingirizo ko gahari ahubwo se twakibagiye ngo tujye tukerekana abantu agakingirizo ko gahari yumvije agakingirizo irimbwira ko dukingirizo duhari wakoresha ako gakingirizo niba uzi ko ibi bizavamo utazabyirengera anesa turetse kubeshya wenda reka nshyiraga kizasi nsobanurira nkubaza iki kibazo ibintu by'agakingirizo n'ibintu bitarimo agakingirizo bimera kimwe ko ntaragerageza sunda bibwirwa n'iki ariko numva abantu bavuga ko ngo nanjye ntabyo nzi abantu bavuga ko ngo kurira bombo mu ishashi bitaryo hanyuma nutarira bombo mu ishashi ukabyara nibyo byoroshye noneho rero uryo ariko mise nifata mu mayunguyungu ibyo byoroshye oya ibyo ari byo byose nanjye wenda ntabyo nzi ariko ushyize mu nyurabwenge urumva ko ukizakoresha agakingirizo ukirinda none se we ikiri kwanga ngo nuko ngo babishyize ku mbuga none se oya ntabwo ari mu mbuga ubundi hari impamvu atafunzwe atera iriya ndadani nuko umukobwa ari mukuru kuki ibyo bintu mu byumba bikarangirira uriya yari umugore kuki igihe nyine impamvu leta itatije amaboko kiriya kibazo ni ukubera iki uriya yari umugore baratuye nuko umukobwa yari mukuru nyine ni mukuru nese kuki mu byumba bikarangirira nose uragira ngo tubikore iki nyine kari ugukura si nose niba Dani rero Dani ntarera abana be none se ibintu yakoze n'iby'abantu bakuru ibintu yakoze n'iby'abantu bakuru hari igihe ugira umujinya hari igihe ubikurenga mani umwana aragusaba iki umwana aragira gute bikakureba ukavuga ati none reka nze mushyire hanze usibye ko ntashyikira kuba wamushyira hanze kuko kuba wamushyira hanze byo ntabwo ari byo bitanga amafaranga none se reka nkubwire si yamujyanye nako kazamo ko gufura si yamujyanye mu nkiko
yego bakavuga amafaranga Dani agomba kuzajya atanga ibyo ari byo byose arayatanga. oya none ubwo umugore yaza ku mbuga ayo mafaranga atangwa. Hari ikintu rero abakobwa iyo bamaze kubyara bishyiramo man amaraso yanjye aba ari umwana, wowe uba ukiri umwana wa ronjini cyangwa wa runaka, njyewe amaraso yanjye aba ari umwana niwe mba ngomba kwita. Niba bavuze mu rubanza ngo ni 150 ukabona ntabwo biri nafu kuko man abakobwa muraspendinga kandi 150 byatunga umwana. Sinibuka amafaranga bategetse kuzayatanga ndumva yaragiye mu itangazamakuru. Ni 100. Umukobwa w'i Kigali ntabwo usukisha ngahe? Njyewe rega nsukisha ibingi byo nasukisha 22 kwa Muhammad bagusukira ibi nabisukisha 22 bimara ukwezi. Bimara ukwezi 22 inzara ngiye sinzazanye z'amapoko najya nzisiga usiga inzara ni okay body care yawe utomeka inzara body care yawe even if bikora body kakomeza kudazinga nonti umva ariko sibyo even if the body don't care body care yawe bihagaza ngahe? ngiye ntabwo biba bikabije ariko uzi body care y'abakobwa nk'abari amwirirwa mutukana ku mbuga bavuga ngo ibiki urabizi ntabwo dutukana muganira birimo guseserezanya ntabwo dusesereza muganira birimo kurengera umusitari tugomba kukuvuga niba uri umu public figure tugomba kukuvuga nose tugomba kukuvuga tukavuga ku bintu byose kuko ni waje kigarago ndumu public figure nyine body care. Okay body care y'umuntu ibihagaza ngahe? biterwa n'ibyo yisiga man hari akora average ibyo ari byo byose ntabwo yajya munsi y'70,000 ku kwezi. Rero kwezi hari abanega bakoresha amavuta neza nkanjye amezi 2 arashira. Abahungu nibashira vuba kandi taruko bayisiga ko hari ibice by'umubiri twe tudasiga nose kucera imwe bwashira vuba no kubera abashyitsi benshi abantu benshi bahaza bakarara bakoga no kubera abashyitsi benshi umuntu akeneye kujya muri Amerika akagenda karabye kanisi niyo bamutwe ugashira vuba ariko uziko ari byo ariko nyine niba body care ishobora gufata 70 akaba yarategetswe gutanga 100 mamya ko yaba atabikora yari kujya mu nkiko ntabwo yari kujya mu itangazamakuru kuko biri abibori yo babikoze man niba ari ikintu uzacunge ariko ngiye abajene uzibatanga indezo bafite nyine life itari nziza nk'uwagira ibyago cameraman uri akayimutera kuderi waragowe pe abo bajene subiza ko bahora mu magereza buri mwanya baba bamufunze uzi ikintu kibitera ayo mafaranga baba bariyemeje niba ari 100 buri kwezi aba yarabuze. Oya ntabwo ari bose rega ntabwo ari 100 bagendera ku bushobozi babona weho ufite ariko ntago indezo y'umwana ajya munsi y'50,000 ibyo ari byo byose. Nisi hari n'abatanga veni hari abatanga veni ku kwezi abasekirite urumva abatanga veni rero buri ababonye Dani ubushobozi bwe bwabona nge ndimo ndakumvisha ko Dani ashobora kuba amafaranga yategetswe ayatanga. Dani ntabwo ari 100 gusa ni 200 ariko arayatanga ibyo ari byo byose kuko atayatanga yamujyana mu nkiko man shundi mu kiganiro ego sho atayatanga yamujyana mu nkiko arayatanga ibyo ari byo byose ntabwo yamujyana mu itangazamakuru ahubwo ashobora kuba ay'urukiko rwemeje adahaje ukwifuza kuki kuyahawe ari ukuntu ngiye mbona uriya mugore Dani n'undi abanza guhera mu bitangazamakuru n'iki ubwo rero umva n'inkiko zigiye kongera kugaruka. Oya hari ikintu man ariko suni ngiye ikintu yoza kukibikunda kuza Dani yenda gusohora indirimbo cyangwa yayisohoye oya nago mbamya ko biva atari prank niba atari kuko indirimbo za Dani se zirebwa n'ubundi kuva yava kwiga ku Nyundo indirimbo ze zirarebwa nishene byose ishene yaririmba se atazambaye ni umuraperi nizo bintu wambaraga none iyo bibaye ngombwa kubirya ariko se
ibintu wambaraga bibaye ngombwa kubirya biba ari ibindi bindi. Ibyo ari byo byose ari amafaranga yanjye mpamya ko yatanga, ahubwo ashobora kuba adahura n'ukwifuza k'umugore. none se gute ko umugabo agomba gutunga abana be gusereka ntabwo agomba gutunga icyo nizere ko kiza niba ngewe nguteye inda mba mbizi ko ndi umuhungu wa Diogene bana ufite undi so igihe tutarabana uyu mwana wanjye amaraso yanjye niyo mba ngomba nagura umugore yakufata kuri ari uko amafaranga ari kuyabona none se yavuze ko ngo none se ngo ngiye ngo umwana ngo yazaga kukureba ngo ni wari yagusanganaga na ngwino ndore none se ntabwo yarubwo icyicaye oya ntabwo wenda ari ngombwa ngo ibigomba abagomba kurega n'umuntu n'umubiri oya afite imyaka irabimwemerera kandi mamya ko bashobora kuba bafitanye divorce niba atari mentally cyangwa hari divorce ziri mentally ubuza abantu dufitanye ama divorce wowe divorce ni inshinga ndende man hari divorce ziri mentally barayifitanye ibyo byose kuba batabana nk'umugabo n'umugore kandi hari ikindi kintu abanyarwanda niyemerewe kuba yagira cyahandi hari ikindi kintu abanyarwanda bagomba kumva iyo umugore n'umugabo batari kumwe batari kubana nk'umugore n'umugabo ubu uri umwana wundi nose iyo mubana se bwo ntabwo uri umwana wundi haba hari ibintu nashobora gukora kuko nge ndindi sezerano ni weho nyine oya nge magarari abagabo bose bibo ubu nturashaka umugore nturahura n'umugore aho kubwira iki umugabo yamubereye mubi nge nzi reka ngutere story rero wumva ukuntu twese twangiritse reka ngubwe kano ga story hari umugore yarampfanaga gutya muri bino bintu byo muri Genesis atuye Kanombe ngewe arambwa ni umugore ni umukobwa nge nyimubona nabonaga ari umukobwa namenye ko ari umugore nyuma nyimubona mbona nyine ni umukobwa bisanzwe turaganira ndanahinda ndavuga naye mbonye sheri muzimo nyine mwiza mani anjyaniwe mani nge nyigerayo mpita mbona ifoto y'ubukwe none urakabona ifoto y'ubukwe hariho nka Sabizeze Delphine hariho umusirikare bro wagiye mu rugo rwa fandi kuna abasirikare baba bambaye amafoto man amafoto kuna abasirikare baba bambaye abantu nge banzi cyane nyine iyo story barayizi abantu banzi nyine mbona hariho amafoto kandi nyine ibiganiro twaganiraga ibyinshi byerekezaga ku rukundo rurambye wabonaga ko yabyakiriye ko nge nawe nyine twakwikundani ubwo twabyumvisha icyaburaga mu rugo twabyumvise no tugezeyo urabona ntabwo yari guhisha ifoto ntabwo yari kumanura buri kintu cyane ko buriya iyo ujyanye muri ubwo buryo ububizi ko iyo ubizi even iyo mbyemera nyuma ngakomereza nari mbizi ko ngiye gusuzugura niyo mpamvu nawe nta mpamvu yo gutegura ibintu byinshi ko manura amafoto ngo manura amafoto ni iki na miteguro myinshi yari kubishyiramo ngo amanura amafoto ngo agire gutengwa nyereke ko umuntu atahaba na byagombaga kuba ndagenda ndinjira ndabibona nikangaho ndavuga noneho urutwe bararusa tuzimbonda dore mva kuri igende ariko man nahise ngira ubwoba nyine nahise mvuga ni njye ubundi kera nakuze kubera kwikurira mu cyaro nari nzi ko abantu bacitinga ari abagabo gusa nizo story twumvaga ariko abagore kubera cheating zanyu zitagira ibimenyetso byinshi murabikora bikarangira abagore nabo barabikora impamvu abagore garigimo wenda mu rugo ubona atari kuguhaza nibyo nkubwira ngo ukabishyigikira ntabwo ibyo mbishyigikiye nibyo nkubwira ngo iyo gushaka bino bintu byo gushaka warazengurutse mu basore nka magana ngahe nibyo byicuru ni bibi ariko iyo byibuze wahuye n'uwo muntu umwe nako nta nyine uwo mugabo wawe ariwe mwahuye nta handi warageze nta handi ubuzi ngo bimeze gute ntabe oya ngaho noneho bibaze ahantu umuntu mani abasirikare noneho bafite amanyenyeri baba bakeyaringa mu rugo nta kintu baba babizi ibaze nk'uwo muntu mani kuko umugabo yari ari kuri misiyo twahise twibera ababesto nyine ngenzi kuzibukira njya agatwe gato ngo wabonye n'ifomu ya gisirikare wowe wakoze kwigura ntabwo waba wabonye n'ifomu ya gisirikare oya mani ndabyibuka
ndabyibuka agenda ndimo ndakubwira abagore baracitinga ariko kubera ibimenyetso byabo bidapfa kugaragara niyo mpamvu abagabo ari twe tukiri victime tena. Kubera ko umugore niba gucitinze umugabo ubundi se umugabo ubwirwa ari iki ko yagucitinze umugabo wabibonye nyine wabibonye ariko icyo gihe biba bikiri mu nkuru aba nta kimenyetso ufite ikintu kigaragaza ko umugabo yagucitinze ni kimwe. hari n'igihe ashobora kuza niba mwakoraga nk'ingaya kumva ngo yananiwe ngo ntibigize gute aho undi kutarashaka ibyo bintu bimenye ute. Reka nkubwire ikintu gituma bamenya ko umugabo acitinga nuko abyara hanze ariko ye nicyo kimenyetso cyonyine. ubu se umuntu ntashobora kugucitinga keretse biba bikiri hagati yawe wowe ubizi ko nyine ari wowe muryamana n'umugabo wubatse uburyo wagenda sinkabiyoberwa keretse inshingano ukazuzuza n'undi nk'uko wazuzuzaga wakeka ariko nabyo wamenya ikintu nyine kitubamenyeke. kandi umugore nyine inda ajya kuyisama yabyumvishe we abazi nyine uburyo yabigenza ntasame. Niyo mpamvu ku bagabo ikindi kintu abagabo tukaba indangare muri biriya bintu cyane ku buryo iyo mumaze kuryamana aba yumva ibintu birangiye nta bindi bintu. Niyo mpamvu nyine ari twebwe guhisha ibimenyetso biragorana cyane. noneho hagakubitiraho ko n'ubundi umuntu wemera kuryamana n'umugabo wubatse aba afite ibindi amushakaho aba ari amafaranga nabyo bikaba ari ibindi ubona amafaranga yinjiraga mu rugo yagabanutse iki ariko cyiza ubu abagore bafite ayabo n'abagabo bafite ayabo byo ntabwo bizongera kuba impamvu. none se ubwo hanyuma none se ariko ubwo byadani byo tubireke nta nubwo bitureba ariko tuba turi kuvuga ku basore batera amadani njye nakosa na rimwe afite dani ntabwo tuvuze kuri dani tuvuze ku bandi basore rega ntabwo ari dani wenyine hari abandi basore bibaho mani bibaho ariko uravuga ku basore batera amada nawe mvuge ku bakobwa baterwa inda bagashaka kubaho nk'abana babo basore kandi umwana wacu tuba tumuzi ntabwo tuzabyemera cyangwa bamwe bakifata ubundi mwamusambana mu oya bundi biriya bintu ubundi bimaze iki ariko kirahari ariko ntacyo katujya no ku basore barongorwa abadiaspora umuhungu usigaye usanga arimo wa mukobwa niba ukunda nako wa muhungu we niba ukundana n'umukobwa w'i Kigali noneho ugakundana n'umukobwa utagira akazi shani wowe kabisa jya uvuga ati ngewe inshingano ndazubahiriza ariko abakobwa dore no kuri sakara ahangaha nawe yirotera ngo ngazashaka ngo umugore ngo ufite ngo amafaranga none se njye simbyuka nkora diaspora ngo biki njye se simbyuka nkora ubwo urumva abahungu dufite muri ubu ngubu oyana nje rambeshye abahungu ni barongorwa ntasigaye barongorwa bibaho ariko ku turi kwica ikinyarwanda ese ubundi reka nkubaze nese reka nkubaze wowe ubonye umuhungu w'umudiaspora ukumenyera buri kimwe wakwanga kugenda njyewe ako se tuba tuziranye njye ntabwo nakundana n'umudiaspora ariko we ntacyo mvuze niteranye ariko se ushaka njye ntabwo nakundana n'umudiaspora ntabwo wakundana n'umudiaspora none se ntango z'abadiaspora uzi zikomeye zirahaba ariko ngiye uko mbyumva nyine ngiye imyemerere yanjye ntabwo umudiaspora nakundana nabo ntango z'abantu se uzi bashatse basa nkaho bashatswe nyine ibyo muvuga mani ntabwo rega kuba umukobwa aba hanze bimubujije gukunda abenshi abahungu mushaka abadiaspora benshi bamwe bakurikiye amafaranga wapi yego ariko byemere ko ntabwo tuvuze weho nta muntu w'umugabo warisika ubuzima bwe hatari mu rukundo ntibibaho bari abashaka n'abakecuru rero baba bakuruwe bariya batandukana bahita batandukana baba bakuruwe n'iki umukecuru wamujura bahita batandukana wamujura nyine wagiye dore ikintu nemera urukundo rurimo imibare ntabwo rumara kabiri rurarumara ubu sereka mubwire wenda usibye ko ngubazanye ngo imyaka 5 ngo nibwo bazajya babagabanya imyaka 5 yo kwihanganira byakunanira ngo batugabanye tugabane cy'amasogisi n'inkweto cyangwa mfite imiguru 5 y'inkweto da uwe yakunanira ushaka kashi
hari hari uwihangana kiriya gisaza cyangwa kiriya gikecuru ndabana nacyo n'undi arahita yitaba Imana nta minsi afite. Siba hari? Oya nge icyo mpamye cyo nuko ku bahungu mani abahungu buriya tugira imitima, abagabo bwo muri rusange tugira imitima utamenya ukuntu imeze, utazi kwihangana igihe kirekire. Siyo mpamvu usubona umuntu azagashaka yari ari muri timu nziza bakora bakabanza bagashwana agahita ashaka umugore, bagera muri Canada bagahita batandukana. Mwari muri timu nziza kujana akwisaka aza abantu bagiye muri Canada bakiriye muri APR nyina kabiharamani bahita batandukana ari kwihigira ubuzima. Nge hariya nari ngo nari biguhiga ubuzima ukajya gushaka umuntu uhiga ubuzima aho kugira ngo mbeshye uri guhiga ubuzima. Wambwiza ukuri tukamenya ufite ubushobozi bwo guha umuntu ubwene gihugu bwa Canada. Wandi kuvuga ni ngewe ari ukugira erega wigendera kuri twebwe two kutwicaye. Naye kuvuga ngo 2000 uba amafaranga ufite amafaranga ufite koko nawe uzi niyo yatuma ndeka byanjye. Ndakubajije ariko wamujura wamureze watuje nkubwira urumva weho ndi kukubwa ari nkanje nta werega iyo uri hano uri kuganira uri kwishyira mu ruhande rwabo rw'abantu. Okay ndabyumva ikintu cyo ngubwira none si weho uko ndi kukubwira ngo ukunda wa diaspora shere wawe se ngana mu cyumba ikihe nari mu cyumba mubwira soke ndagwa miliyari y'amanyarwanda nagakunda kamera urumva niyo mpamvu atajya guhahira muri chic. Uzajya ubana n'abazungu uzavuga ngo nukunda kamera wowe wamujura ngo muri shika wari kamera. Sherewe nagakunda kamera yato ubusherewe karanga ubu oya ubutumye naniba wapi nyine ikibazo cyari gihari nuko bavuga ngo mu Rwanda ngo abagabo barabuze ngo kubera abasore bamwe habaho cyitwa nko kurongorwa nyine baba bashaka kana n'abagore babaruta cyangwa se bafite amafaranga cyane. Ese kuba umuntu afite amafaranga ntago yemerewe gushaka umusore nkanjye ukiyashaka? Wese urayashaka buriya ndashaka uzayabona se ngewe sifite 10,000 so wa uranarenze urandusha igihumbi ndakurusha igihumbi urumva ko nago kuba abagabo muri Kigali barabuze nago biterwa n'abahungu barongorwa, ahubwo biterwa n'abakobwa batafite karite zo kuba bashaka. Abagabo se babiriye abagabo baburiye he none ko ari mwe mwateje iyo saga kiremo sound abagabo ngo barabuze kiremo sound abagabo se baburiye he wenda habuze abafata inshingano ariko abagabo nago babuze nago habuze n'abafata inshingano barahari nta abagabo nago babuze nago habuze abagabo bafata inshingano ahubwo habuze abakobwa bafatwa muri izo nshingano ariko ako n'abakobwa nabo bashaye n'abakobwa nabo ese ubona ko umubare w'abakobwa usigaye uruta w'abasore mu kabari. Ibyo byo nibyo none kuki mutafata nk'impamvu nyine gutuma mutabona abagabo babuze abakobwa natwe ubwacu hari umukobwa muhuru ukagira ngo nyine ari kwiberaho mu buzima nk'uzapfejo kandi akumva ngo nago yagize 28 niwe uza gutera isereri uwo mujura avuga ngo abagabo barabuze ngo abagabo wowe abantu mwasangiye icupa mutana sasa uwo muntu yagushaka none se ntabwo yavamo umugore we nandaye ikintu kigoye ku gitsina gore kuzibukira ikintu nzi kigoye ku gitsina gore ni ukuzibukira naso ndangamirwa zizuba ku rugo rukomeye cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu wagutwaye ubusugi ntabwo wamwibagirwa ariko ngewe warwaye ubumanzi simba mwibuka kubera ko zibukira ku gitsina gore biragora byatari man biragora niba umugore man niba umukobwa guhera ku myaka ya 19 yarajyaga mu kabari agatasasaba akashaka afite 25 ntabwo ko kabari kamuva mu mutwe nyine niko turemye tujye tubyatsa. No hari ababihagazeho ngo reka ngo ntabwo ngo yahisha ngo boyfriend we ngaho ugomba kumwereka ngo ko ari ko uziko nigeze kumva bano bagore b'aba feminism ngo wubatse igihe kirekire n'imyaka 4 se yarageramo nyine igihe kirekire n'imyaka 4
ni umunyarwenya wabivuze ariko bari babikoreye ubushakashatsi baravuga bano bagore b'abafeminisme nyine bakora icyo bashaka ni imyaka even no mu Rwanda man ibirebe bano bagore tuvuga ngo barigenga totally apana bino bavuga ngo umugore ngo witinyutse ngo ujya kuri kamera ngo akavuga ngo akaba yajya gutara inkuru zinambara ntago ari biriya man uriya abari mu kazi yageze mu rugo umugore mu rugo ariko abagore b'abafeminisme tuzi ku rwego rwa international turabazi abagore ba Lady Gaga bande bavuga ko ari abafeminisme ntago bajya bubaka umwaka urenze umwe ububatse igihe kirekire ni imyaka tujye no mu Rwanda babagore nyine uzibigenga abwo bonzi ingena nubwo bagize n'abatarabanye n'abagabo tuzi ingero nyinshi z'abantu bagiye babana n'abagabo umwaka umwe mu gihugu cy'u Rwanda kandi utiri ujya muri byinshi nicyo kintu akenshi bapfa umuntu arigenga mani umugore hari impamvu bamwise mutima w'urugo sinjye wenda niba ndibiha cyangwa imbavu ariko hari impamvu bakwita mutima w'urugo nese umugore ntabwo yakwigenga umugore arigenga totally ariko mu kwigenga muri uko kwigenga agomba kugengamo uburyo apanga ibintu byo mu rugo uburyo apangamo nyine umuntu ashobora kujya mu kabari akasasa bukazana kintu kiza kiba man hari ibintu bibiri bitaba hari ibintu bibiri utadefanda wa mujura akabari uburyo badefanda abakobwa bagenzi banjye ntago shanda bizura defanda wowe ukadefanda ukavuga ukuntu byose nyine ukabidefanda ariko hari ibintu bibiri utadefanda man ubusambanyi n'ubusinzi ntago wabidefanda aho nanjye mbuze icyo ndenzaho ariko nibyo wenda nuko tuyise tujya ariko nibyo umukobwa kugira umukobwa none abafite imyaka mike kubi barara mu tubarisha agafata amavideo regana by'agapostinga basigaye bumva biri ngo byari byiza ngo ibihe twagize ngo twatwitse turi kumwe ku ngingo basigaye kujya kwako ntari ko kuburanya oya hari ibintu utaburanye hari ibintu nyine basigaye babikora nk'ibintu asa isaha ya nyuma bashobora kuvira mu kabari wowe nisanga njyewe ngerega njya mu kabari shasu nawe ugiye gushungera nkatwe n'uwasi ngiye waratari gukubeshya ngo mu kabari uziko nge ubuzima bwanjye ari nka kuna nka gutyo tuba dukora akazi kamwe kambwira ngo ninkunyureho tuvuganeho gake nabwo ibintu byubaka ntago nazi ibintu bitari kubaka ngo ngiye ntago unywa inzoga wapi inzoga nyanzoga nyine ntago unywa inzoga ngiye kuba wanywa ikintu kirimo alcohol ntago uzi wapi mpamvu zitucyurira wigeze unywa ku nzoga se basi reka wapi kuva wavuka ntago ni cyo kintu wigeze ukora kibi njyewe ni igikiza ikibi kimeze erega biterwa n'icyo wita nyine mu byaha tuvuga tucyaha nk'ibiheze nka dega sinasambanye akuse kuba ariko se bite shanu udasekura butarabikoze sinishe sinasamba ntabwo usetse ntabyo wakoze ntabyo nakoze ubwo adasetse ntabyo yakoze sinanyweye inzoga ntusubwo cyokoze wenda naratukanye ntabwo wibye ego ba no serious ntabwo uratrayinga no ku nzoga na rimwe gutrayinga ubuvugana kwa kundi by'abana ngo wasomyeho aka kantu kumva nyine mu kigare umwana ngo yabatijwe oya mu kigare none se siwize ubamo ni kuba narize mbamo nje ntabwo kwako superieur nibwo nako niga troncome nibwo nasaga nk'umuntu ufite amashagaga n'iki superieur rero nabaga muri protest mba no muri komite yayo ubwo rero urumva ntago superieur ntago nari kugerageza natwe nibyo byagiye biducungura umuntu akaba kijya ataranywa rukoro nk'abajura mwe mwaretse amayoga mwabisambo nibyo byagiye nyine natwe biturindamo ariko ntago ubwo dufashe uwuhe mwanzuro wose shana no kumbuza abantu batwikirira nge mbona ikibazo kiri i Kigali kuba abakobwa nyine bo muri Kigali uziko abajeni benshi bamuganira kubwa ko atashaka umugore w'i Kigali hanyuma abakobwa ba diaspora nibo babubaha umukobwa no kumenya buri kimwe cyose ukuntu asuzugura none se none buryo misembirebana n'ubushizi bw'isi oya ariko hari ibintu tuba tugomba kwakira man iyo umuntu agushoramwe amafaranga ye abagomba no
kugutwara nyine uko ashaka. ngaho ibaze rero gutegekwa n'umugore gutyo kandi uri umugabo. Nta kibazo ariko byibura narya kawunga. Baba we umugore wagutegetse ntuzategekwa n'umugore. Ngewe wakujyana njye kawunga n'iki kuva kwa mbere kugera ku cyumweru. Umugore wagutegetse uyafite naza nege. No kuba twicaranye hano mu kiganiro nkagira nka gutya ashobora gutaha kwisobanura. Byako se byuzi kutari bubizire. Ari kubireba aha ari kubireba. Je ntago ndi bubizira ari kubireba. Oya wapi ariko hari aba diaspora bagira urukundo mani banuba. Ndaguha urugero rw'uriya mutipe witwa Sakwe. Uramuzi? Niryo ngenze. Sakwe nawe ndi. Sakwe nawe uzi wa mutipe w'umunyamurenge. Ufite umugore witwa Bera ibazenze umugore we kandi. Sakwe ahora iki? Ni umutipe umugore waba muri Australia I think aba hanze. Ariko barakundana kabisa. Nose baza bakakwereka ko badakundanye. Oya ni ibintu mani biba biriho. Yego ye. Ni ibintu biba. Ubundi muzabyigire ku banyamurenge. Uzipike na Nuza na Shakira nawe uko batandukanye se babuze byabuzaga kutwereka ko ari abantu bakunda. Se bari ko bafite ibyo bupfa mwubu nganjye nawe twapfa 9,000. Bari bafite ibyo bapfa mani. Baba bafite ibintu byo gupfa nyine. Abantu nyine bafite imitungo. Ese kankubaza iki kibazo tunagisorezeho. Ukwiyongera kw'imitungo bigira uruhare rwa kangahe kwijana mu kugabanya urukundo abantu babanaga bari bafitanye. Icyambere umuhungu uko amafaranga yiyongera niba ari nako no gushyuha byiyongera. Baze gushyuha ukene. Urumva niba ari nako byiyongera nukuri abahungu uzare uko amafaranga yiyongera n'umubare w'abakunzi uriyongera. Ariko ntabwo ari bose. Rero iki abo n'abahungu bafite amafaranga ya salary man. Abashora mari ntabwo mwanya baba bawufite. N'abafite amafaranga ya salary ni wa muhungu w'umushoferi ugenda kaza bakamukubita amadolari nka 300 ariko amadolari ariko asigaye ambamo nzayimbwa mu madolari bakamukubita 400 birenga ni we nyine uburyo amafaranga gutya ariko umuntu w'umushora mari ntabwo arya amafaranga gutya. Rero arya warumbajije warumbwiye ngo salary uko yiyongera ariko amafaranga uko aza usanga kenshi n'umwanya yo muri kwiyongera ubutunzi sibyo ahanini biragira urukundo rugenda rugabanyuka umwanya ntuboneka akenshi urese ngo abagiye guhiga ukwe undi yagiye guhiga ukwe ukabona urugendo. Ariko na abakobwa baho kuko amafaranga yiyongera niko impungenge ziyongera even na bano basingo baba bumva nyine gushakwa abantu babatinya. Ariko ngiye mbimenye ko wabuze umugabo kubera amafaranga nazaga gutereta duhuriye nko mu rusengero nkakwereka ko nazi ko ufite n'amafaranga nkajyana na gusohokana mu marangi nkakwiyereka uko ndimo ndayabarira nayageramo naye nakwegama nkabanza nkaruhuka twashonje niba bikoko ariko mani twese twikundira ubuzima bworoshye wenda reka mbagira inama. Nta muhungu wagakwiye gukunda ubuzima bworoshye. Nese ku cy'abakobwa babukunda. Nese najya urabona umukobwa abakobwa nibyo twagenewe. Najya urabona umukobwa yari yambere ku muhungu utagira ikintu ukumva biragusekeje. Mvugisha ukuri najya urabona umukobwa kudara n'umutipe amukunda koko byanga. Uranga bafite ahana mugeza ni crowd. Oya ndetse ndido kukuburanya ubwo nibyo. Ubwo nibyo rwose. Aha. Ariko man ntago ari yo mpamvu hari abakobwa bigirira urukundo man. Nese katuvugisha ukuri sinakubajije ngo ugiye kunkunda wankundira icyo ukakibura. Mbwira turaza kubaza uwagukunze cyangwa oya uhuye na Isaka kanirikame wenda ubone na gatuza tuvuga ngo nanasaga na Jim wagiye iminsi 2 se niyo yakaza ariko kaje ho man nakubona ugiye kunkunda duhuye gutya ndicaye nemye kuno nka Isaka ari nyine wankundira iki taye we agataye sha karacuruza nge kirahari ubwo dufate nde nzove yo gukunda nzovu wamukundira iki itariho muri iyi minsi kugira ngo abakobwa se bakunda abahungu b'abastari. Oya nge ndagira ngo ugwe ku rukundo wenda mbwira ko nta kintu wankundi
ku rukundo ako mani ibyo bintu bakababeshye ngo nta kintu ngo umuntu aba yarakundiye umuntu urukundo rubaho ntihabura ikintu ikibazo hari ikintu wankundira tuvuge nk'iyo taye niba ari kano kaboko ugahitura n'umuntu ukandusha oya hari abantu rega bakunda amataye ananutse badakunda amataye hari igihe wahura none wenda gukonyoka oya batanakunda n'abananutse cyane ntabwo ari ngewe umuntu ariko ufite taye nziza inanutse mu rugero urabizi neza ko atari nge ariko kuri kubihanganira oya nge mani urukundo rubaho rata reka tukubaze we uri aho ngaho niba uri budukize ubundi niba utanabizi byari ibyo bintu baba bavuga ngo umuntu ngo yakunze ngo nta kintu ngo na kimwe ngo agende ibyo bintu ujya ubyemera weho ntabwo bishoboka ma oya nyine ugira akantu kagukuru ntabura akantu ariko ntago always ari amafaranga man ibyo ndabyemera ibyo ndabyemera rwose ntago buri gihe ariko urabizi hari umukobwa w'inshuti yawe uzi uwo nguwo wese utekereza ubona umuhungu bakundana ukavuga uriya amenya baramuroze ubwo nyine utekereje sahari nawe uhari ngenda mufite kadusoze utaza kuvuga uwanjye kadusoze turashimira mwese mwabanye natwe mu kiganiro kuva ku munota wa mbere bambaza ibibazo bakankotoza kugeza n'ubu aho dusoreje biryoshye cyane ndabizi abanyarwanda n'ibi bikundira biriya bya mbere ntabwo bikunda oya kipa ko uri guseba nabyo barabikunda kadusoze rero tunabashimira tunabibutsa gukora subscribe like share comment nyine mudushyigikire pe mushyigikire In and Out TV amazina yacu yo ni Baby Nessa ndetse na Sakari Migena dusubire ubutaha aha